nimugire amahoro tore z'Imana dutaramanye kuri uyu munsi batezekajeho urukundo rwanjye kandi mbahoza ku mutima ntore dutaramanye kuko mpora muri mwebwe mbatungira umutekano kandi iteka ryose mparanira kubateza imbere mu by'ingoma y'ijuru mu bwigisha kandi mu kubayobora kugira ngo mubashe gutungana kandi mubashe gutunganira Imana. Umukomere mubi intwari ku rugamba kuko wabatoye kandi wabatoranyije muri benshi yabazigamyemo ibyiza bye kandi akaba akomeje kubasendereza imbaraga n'ububasha kugira ngo mube icyitegererezo cy'abandi mu isi. Ngaho rero ntimugamburure kandi ntimugamburutse mu cyiza mure muri indahemuka ko urukundo rw'Imana rwabuganijwe mu mitima yanyu kugira ngo muharanire igitunganye kandi muhore mutunganya byose icyo uhoraho Imana bifuzaho kandi abashakaho. Ngaho rero nimube urugero rwiza mukwiye kurira mu gushaka kw'Imana kugira ngo icyifuzo cyanyu ntigihabane kure n'icyo uhoraho Imana bifuzaho. Ndabakunda kandi ndabazirikana kuko iteka ryose ntahwema kubaba iruhande mbatungira umutekano kandi mpora rwagati yanyu kandi mpora mu buzima bwanyu kugira ngo uburinzi bubahoreho kandi ibikorwa by'ijuru mpore mbicungira umutekano kandi mpore mbasigatiye kandi mpore numvikanya ibyiza muri mwebwe kuko ndi umurinzi wanyu iminsi yose y'ubuzima bwanyu. Nkaba rero nkomezanyije injyana n'abemera kandi nkomeje gucunga umutekano w'ikiremwamuntu ku isi hose kugira ngo ibikorwa by'uhoraho Imana bikomeze kuzuzwa kandi birusheho kugenda neza mu kiremwamuntu. Wabatoye kandi wabazigamiye uyu mwanya n'iki gihe arabakunda. Nimukomere ku ijambo rye kandi muhore iteka muzirikana urukundo mukunzwe kandi imbaraga mwahawe muharanire guhora iteka muzibyaza umusaruro kuko wabaremye kandi wabahanze ari mu ruhande rwanyu. Intore z'Imana dukunda twururutse kwifatikanya namwe muri ibi bihe kugira ngo tubategure kandi dutegure byinshi mu isi kuko ari igihe cyo gucungira umutekano abari mu ruhande rw'Imana kugira ngo batananirwa kandi bakaba bacika intege kubwo agaciro gakomeye bafite mu maso y'Imana. Ni igihe rero cyo kubungabunga no gucungira umutekano icyiza kibarimo kugira ngo gihore gitera imbere kugira ngo umwanzi atakinyaga kandi atakimwunga bityo ibyiza by'uhoraho bigapfobya kandi bikaba byatakara. Ndabakunda kandi ndabazirikana kuri uyu munsi muhire tukaba twururutse gukorana namwe ibikorwa bikomeye byo kurohora no gutabara dukwirakwiza imbaraga z'ikibatsi gitagatifu kugira ngo dusenye indiri zose z'umwanzi kandi turibateye icyitwa ikibi cyose cyabase benshi mu isi kugira ngo ducagagure iminyururu yose y'umwanzi maze twirehereze benshi mu rukundo rw'Imana. Igihe cyo gusabira no kurohora gutabara ndetse no kugarura benshi mu mukiro w'uhoraho Imana isumba byose tubigiranye urukundo n'ubwira kuko abatagatifu b'ururutse ari benshi muri icyo gikorwa kugira ngo benshi bataruzwe aho bazimiriye kandi bagarurwe mu murongo kuko ari umurimo twimirije imbere kandi ari igikorwa dushyize imbere muri ibi bihe. Nkaba rero ngira ndi intore z'Imana abana banjye dutaramanye kuri uyu munsi mwahawe ibyiza byinshi kandi mwazigamyemo imbaraga mu buryo bukomeye kandi mu buryo bw'agatangaza. Nimukomere mujye imbere mu rukundo rw'uwabahanze kuko ibikorwa byanyu kandi inkunga yanyu mutera abari mu isi hirya no hino ari inkunga ikomeye. Nimukomeze rero mufate umujiji mukomeze mu isengesho ryanyu mweke isi yose muri rusange kuko isengesho ryanyu ritabagarukiraho ahubwo rigenda rikabyarira benshi umukiro n'urwunguko kuri roho zabo. Nimukomere rero ku rugamba abatowe kandi abazigamyemo iby'agaciro gakomeye. Mukomeze imyiteguro mu buryo budahagarara kandi mu buryo budasubira inyuma kuko wabatumye kandi uwabohereje azabagororera kandi akazabaha ibihembo bishimishije. Ni igihe rero cyo gukora mu muzabibu kuri buri wese kandi ni igihe cyo gukoresha ingabire buri wese yahawe mu buryo bwiza kandi bunyuze uwamutoye kandi uwamuhamagaye kuko ari igihe cyo gucogoza ubukana bwose bwa sekibi mu bantu kandi kwambura sekibi ijambo mu bo yigaruriye kandi mu bo yagize imbata. Igihe nk'iki rero nayo ikaba ikajije umurego muri benshi yigaruriye
kugira ngo iteze ubwivumbagatanye kandi iteze iterabwoba, kugira ngo abahindisha umushyitsi nayo babashe gutana batandukira bayiyoboka kandi bayitega amatwi. Nimutega amatwi rero amajwi yose y'umwanzi ndetse n'ibyo yakora byose mukabibonesha amaso yanyu, ibyo ntibibatere kudagazwa kandi ntibibatere guhinda umushyitsi, kuko ari ugusiribya imigeri kwayo kugira ngo ikangaranye kandi igire benshi igahuriraho imyanda yayo, ariko kandi muzirikane ko igihe cyayo cyageze kandi igihe cyo kuyigaragariza ugutsindwa kwayo cyegereje, ari nayo mpamvu ibibona ikabura ubwugamo kandi ikabura ibyicaro kandi igasanga hose twaratangatanze, kuko ari igihe cyo kuyiribata aho yafashe ijambo aho ariho hose, yaba mu nda y'isi ndetse no mu isi muri rusange, yaba mu kiremwamuntu. Mu bikorwa byayo byose turi kugenda tugabaho ibitero nk'abatagatifu kugira ngo dusenye kandi turibate, turandurane ikibi n'imizi ye yose. Igihe nk'iki rero isi ikaba yugarijwe n'ububi bw'umwanzi kandi ikaba yugarijwe n'ibitero bye bishya mu bo yigaruriye, kandi mubikomeje guteza impaka n'impagarara kugira ngo bahindagane kandi bahinde umushyitsi. Natwe rero nk'ingabo z'ijuru zamanutse kugira ngo tubungabunge kandi dutunge umutekano w'ikiremwamuntu. Nimuzirikane yuko turusha imbaraga zose zibarwanya, tukaba rero duhagaze hejuru y'ibikorwa byose by'umwanzi, kuko twamanukiye kubitsemba kandi twamanukiye kunyeganyeza imbaraga zose z'umwanzi mu isi. Igihe cya sekibi kandi igihe cy'umwanzi kikaba kigiye kugaragara ndetse no gushyirwaho iherezo, kugira ngo tumutsinde kandi tumutsindire n'abo akomeje kuvuyanga kandi akomeje guteza ingorane ndetse no kubuza uburyo n'amahwemo. Dore ko Imana ni igihe rero cyo kuzirikana urukundo mukunzwe, kandi mukazirikana ko uhoraho Imana ababereye byose kandi ariwe ugomba kubaramira, ari nawe ugomba gushyiraho ijambo rya nyuma ku buzima bwanyu, mu guhagarika iyo mihengere yose y'umwanzi ibabuza amahwemo. Ibikorwa by'umwanzi turabyibasiye, kandi ibikorwa bya sekibi mu bantu tumanuwe no kubisenya kandi kubiribatisha ububasha bwo mu ijuru, kuko ububasha bwose bw'umwanzi tugiye kubutsindisha ububasha bw'ijuru, kandi umwijima wose w'umwanzi mu isi tukaba tugiye kubutsindisha urumuri. Mube maso rero kandi mukanguke, muzirikane uhoraho Imana ko ari hejuru y'ibinyabubasha byose bibashikamira ku isi. Ibyo binyabubasha byose byo mu isi bikaba bigiye kuribatwa ku manywa y'ihangu. Iyo abamwemeraga mwese mugahinduka mukagaruka mu murongo, ntawe utakizwa ububisha bwose bw'umwanzi, kuko urukundo rw'Imana hari icyo rubereyeho kuzahura no gutabara habintamenyekana, kandi no kuzahura bemera kugaruka mu murongo. Uhoraho Imana rero mu bubasha bwe kandi mu mbaraga ze ntiyashyiriyeho iki gikorwa mu buryo bwo gutsemba abo yaremye, kandi mu buryo bwo gutsemba abo yihangiye, ahubwo yagishyiriyeho kugira ngo agire abarokora n'abaramira, abaramiza impuhwe ze babasha guhinduka kandi babasha kugaruka mu murongo. Impuhwe z'Imana zikaba ziri kurengera benshi, kandi urukundo rw'Imana rukaba ruri kugarura benshi ku isoko y'impuhwe z'Imana, kugira ngo benshi baronke umukiro batakekaga kandi baronke imbaraga ubwabo batakekaga. Ni igihe rero cyo kugwiriza abatuye isi bose impuhwe n'imbabazi, ariko kandi bakazazironka bemeye kuzakira, kuko abakomeje gushinga izosi no gutera uhoraho umugongo bakihunza impuhwe ze n'urukundo rwe, abo batazabura kwakira ibihano biteganyijwe imbere yabo, kuko nyine wanze kwakira icyiza ngo kimuhindure agaruke mu mukiro w'uhoraho, azagongana n'ububi bwe, kandi ikibi kimufiteho ububasha akaba ari nacyo kimugarukira mu kumuhondagura kandi mu kumugirira ingaruka mu buryo bukomeye. Mube maso rero mutunge icyiza kizabageza ku mugisha, mwiyamburureho icyitwa ikibi kibatandukanya n'uhoraho Imana isumba byose. Nimuzirikane rero biremwa mwese muri ku isi ko muhanzwe mu isura y'Imana kandi mu ishusho ry'Imana, kandi uhoraho Imana akaba abakunda, yiteguye kugirira neza buri wese wishinja icyaha cye kandi wikomanga imbere ye, akemera ububi bwe kandi akemera guca bugufi imbere y'uhoraho Imana, asaba imbabazi kandi yemera gusezera icyitwa kiri muri we, kandi akagaruka mu murongo kugira ngo aheshe Imana ikuzo, kuko uhoraho Imana ibintu atanga abamugarukira kandi agaterera iyo abaza bamutakira kandi abamutakambira. Ni igihe cyo kubagwiriza impuhwe n'imbabazi kugira ngo
babashe gutsinda kandi babashe gutsinda imbaraga zibarwanya, kuko ari igihe cyo kuramira abanyabyaha kandi kugarura benshi mu nzira, kuko nyine twatangaje kugira ngo buri wese ahinduke ahindutse. Iki gihe rero akaba ari icy'impuhwe kugira ngo buri wese yikomanga akagaruka mu murongo uhoraho Imana amwifuzamo, kugira ngo abashe kwakira impuhwe zimurindiriye kandi zimutegereje. Ni igihe gitoya rero mureke gukina kandi mureke kugikinisha, kandi ni igihe gitoya buri wese yakagombye kubyaza umusaruro umufasha gutera imbere no gutsinda byose. Abaziganiwe n'uhoraho ibyiza by'agatangaza, nimukanguke kandi mukomeze mubere maso icyo mwahawe kandi mwabwiwe, umwanzi ntabariganye kandi ntabambure icy'agaciro gakomeye. Ni igihe rero cyo kuzirikana buri kimwe cyose kandi kuzirikana urukundo rw'Imana mu bantu, ko rudapfa ubusa kandi ko uhoraho Imana adahwema kugirira neza ibiremwa bye, ahubwo mwene muntu ukomya gushinga ijosi imbere y'uhoraho Imana, akumva yuko asumbya ijambo uwamuremye kandi akumva yuko asumbya ububasha uwamuremye. Ese wowe mwene muntu cyondo waba urinde kugira ngo wisumbukuruze ku wakuremye? Ngibyo ibigwiriye muri mwene muntu, ariko ibyo bikaba ari ubwenge buke rwose. Niyo mpamvu mwene muntu yakagombye kuzirikana atiyihenze kandi agaca bugufi imbere y'umuremyi we, kuko ari igihe cyo kwikosora kandi kwirunguruka kuri buri wese atiyihenze. Bityo uca bugufi agaca bugufi, uhinduka agahinduka, kandi ukomeza guha Imana ikuzo n'icyubahiro, kuko uhoraho Imana gikwiriye agakomeza kubaha uwamuremye kandi uwamuhanze. Buri wese rero niwe uzihinzira imukwiriye kandi niwe uzihinzira aberanye nayo. Iyo nzira yaba indi cyangwa nziza buri wese azayigaragaramo. Buri wese uzagaragara muri iyo nzira akazahabwa igihembo kiberanye n'uko ahagaze. Buri wese rero ni igihe cyo kwizigamira icyo yumva gikwiriye, kandi buri wese ni ugushakashaka icyo yumva cyamuha amahoro kandi cyamuha ibyishimo imbere y'uhoraho. Mbashishikarize rero guhinduka, ntabwo nshishikarize mwene muntu gukomeza koramira mu ngeso mbi, kuko hari amahoro n'ibyishimo ari mu ruhande rw'uhoraho Imana isumba byose, ariho hari amahoro honyine, kuko ibituma mwene muntu yoramira mu ngeso mbi kandi bimukurura bimujyana mu ngeso mbi, ibyo byose mwene muntu akaba ari ibimujyana kure y'Imana kandi bikamutera guhabira kure y'Imana. Ibyo byose rero akaba ari ibibi bimuzanira imitego, kandi akaba ari imitego Shitani amushandikira kugira ngo agume mu bucakara bwe, kandi agume mu bucakara bw'ikibi kimutandukanya n'Imana, maze icyo gihe akazahura n'ingorane z'urudaca kandi ibyago bikomeye, kuko yanze guhinduka ahindutse. Nimube maso rero mukomeze mwitegure kandi murindirire icyo uhoraho yavuganye namwe. Ndashishikariza abemera kandi ndashishikariza abayobotse uhoraho kudasubira inyuma, kudateshuka ku mugambi n'isezerano, ahubwo iteka ryose mugahorana ikinyotera mu mitima yanyu, kuko atari igihe cyo kureba hirya no hino, ahubwo ari igihe cyo gushikamira umurimo w'uhoraho Imana yabahamagariye yabatoreye. Abizera rero ni igihe cyo gukomeza ukwizera kwanyu, kwemera, kugira ngo mubyaze umusaruro icyo mwabizemo kandi mwahawe, kuko uhoraho Imana yiteguye kubururukiriza ibyo by'agatangaza, kugira ngo bibwunguke muri mwebwe kandi mubyaze umusaruro icyo mwahawe kandi mwagabiwe. Imbuto mwabizemo nziza y'urukundo uhoraho Imana yaje kuyungura kandi yaje kuyibyaza umusaruro, kugira ngo urukundo rukwirakwire mu isi hose, kuko arizo mbaraga ari gutanga kandi aricyo kibazo ari gukongeza mu bantu, kugira ngo buri wese agurumane urukundo, kuko urukundo rwacogeye kandi rwakendereye mu bantu. Mube maso rero mwitegure kuri buri wese, kuko buri kiremwa cyose kigiye guhinduka ukundi, kandi buri kiremwa cyose kigomba kwakira imbaraga mu buryo bushya, kugira ngo mwene muntu ahindurwe ukundi kandi abe uko Imana imwifuza n'uko uhoraho Imana bishaka. Mwene muntu atagomba kwigendera uko abyumva n'uko abishaka, kuko ari igihe cyo kurekura ugushaka kwa mwene muntu ku giti cye, akegukira ugushaka kw'Imana, abyemera atabyemera. Iyi si rero ikazaturwa n'abatunganiye Imana kandi bemera kuyoborwa n'ijambo rivuye mu ijuru, kuko isi nshya igomba guturwa n'abashya basukuye kandi bakeye, bemeye kuzirikana ijambo ry'Imana kandi kuyoborwa n'ijambo ry'Imana iminsi yose y'ubuzima bwabo.
ntabwo rero isi izaturwamo n'ibyigenge cyangwa n'abashaka kwigendera uko bashaka, kuko uhoraho Imana aje gusenya byose kugira ngo ahinde kandi yigizeyo ibatera gutatana kandi ibatera gutandukana, kugira ngo ububasha bwe bwigaragaze kandi imbaraga ze zigaragaze mu isi ye. Aje gushyira byose ku murongo kandi yaje gushyira ikinyoma n'uburyarya hanze, kugira ngo abaharanira ubwikunde n'amakuzo yabo bacishwe bugufi, maze abemeye guca bugufi imbere y'ijuru bakuzwe kandi bahindurwe ukundi, bakire imbaraga mu buryo bushya kandi bagarirwe ingabire n'ingabirano z'agatangaza. Ibyo rero bikazahindura ukundi ibiremwa byose biri mu isi, kandi hakazagaragara imbaraga zikomeye mu isi, arizo zizashyira byose ku murongo, bityo zikagorora abo bose bigize ibigande kandi bakomeje kuvangama imbere y'ibikorwa by'uhoraho Imana isumba byose. Mu mpuhwe z'Imana kandi mu rukundo rwe rw'igisagirane akomeje kubura kandi akomeje gutegura mwene muntu kugira ngo yitegure kandi abe maso, ariko ku bw'inangizi bwa mwene muntu akomeje kumva yuko ari ufite ijambo risumba iry'uhoraho Imana. Benshi baribeshya kandi barisuka, kuko uhoraho Imana agiye kugaragaza ibigwi bye n'ibikorwa bye mu biremwa bye. Ntazasubira inyuma rero atarangiza umugambi wo guhindura ukundi mwene muntu kandi wo gusukura no kuyungurura isi, kuko ibiri ku isi ari agaterashozi mu buryo budasubirwaho kandi mu buryo bukomeye. Uhoraho Imana yabirahiriye ko atakomeza kurebera sekibi yisasira abe abiyorosa, ko aje gucogoza ubukana bwose bw'umwanzi kandi aje gushyira mwene muntu ku murongo uko yamwifuzaga kuva kera na kare isi ikiremwa. Mwene muntu yagiriwe icyizere gikomeye yakirwa mu isi kugira ngo ayihindure nziza. Ayigezeho yumviriza amagambo y'umwanzi kandi yumviriza ibikorwa by'umwanzi, bityo aziba amatwi aho kumvira Imana yumvira sekibi, maze sekibi amugenda runono gahoro gahoro, agenda ahindanya isura ye kandi agenda ahindanya umutima w'amwigarurira, bityo mwene muntu ararenguka kugera aho anangira umutima mu buryo bukomeye, yumva ko Imana ntacyo ikivuze. Uhoraho Imana yarabyitegereje abona atarimbura mwene muntu ako kanya akimurema kandi akimuhanga, akomeza kumurindirira kandi akomeza kumuburira no kumutegura kugira ngo yisubireho, azirikane yuko ari Imana atari nka we. Maze mwene muntu avunira ibiti mu matwi uko bwije n'uko bukeye, inyigisho n'imburo z'ijuru zigatambuka, mwene muntu akabona nta kibaye, agakomeza kuvunira ibiti mu matwi. Bamwe bakita abahanuzi abanyabinyoma kandi bakita intumwa z'ijuru abanyabinyoma, bigeza aho mwene muntu yumva yuko yabigize rutine kandi yabigize ingeso, kumva ijwi ry'Imana muri we ko ntacyo bivuze, nta n'agaciro bitamubuza gusuzugura ndetse no kwikorera ibyo yumva kandi ashaka. Ngo Imana ni inyampuhwe, izababarira buri muntu. Nyamara ni igihe rero cyo kubaburira, kuko impuhwe zabasesekayeho kandi zabagezemo, ariko kandi mu kuzakira zikaba zakirwa na bake cyane. Baba babiri cyangwa batatu bashaka impuhwe z'Imana, uhoraho Imana ntiyazibahombya, ariko nyamara urwunguko rw'ibyo mwene muntu yakagombye kungukira muri izo mpuhwe ntabashe kuzunguka kandi ntabashe kunguka ibyo byiza mu mpuhwe z'Imana, azazibazwa kandi hazabazwa ibikorwa yakagombye kuba yarakoze ntabikorera igihe. Ni igihe rero cyo gushyira byose ku murongo kandi kuzuza umugambi w'uhoraho, kuko uhoraho Imana benshi bavuze ko yatsinze kandi benshi bavuze yuko ababeshya, ariko kandi iki ni cyo gihe cya nyuma kugira ngo byose bishyirwe ku murongo, kuko isi iri kugenda izandarirana kandi iri hafi kwibirindura kubera ibikorwa by'umwanzi bimaze kuyiremerera kandi bimaze kuremerera mwene muntu. Ni igihe rero cyo gushyira byose ku murongo kandi kugamburutsa imigambi y'ababisha, kugira ngo abidegembya kandi abakomeje kwitetesha imbere y'ijuru bakumva yuko bafite ububasha n'uburenganzira bwo kwigenga ndetse no kugenda uko babyumva n'uko babishaka, kuko uhoraho Imana ibyo abihaze kandi akaba abirambiwe, akaba aje kwishyiriraho umukono ku bye kandi aje kubiyoboresha ububasha bwe, kugira ngo buri wese uri ku isi abashe kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Ubushyamirane bw'ingoma zose ziri ku isi, uhoraho Imana aje gusenya kandi aje gukura mu mayira buri kimwe cyose gitangamiye umugambi we, haba hejuru no hasi azakoramo kugira ngo ayungurure kandi asenye ahice ibyigize ibikomerezwa n'ibihangange, kuko ari igihe cyo kubihangamura, kugira ngo utabasha guca bugufi imbere y'uhoraho Imana, ashyishwe bugufi n'ububasha buvuye mu ijuru.
nimwitegure rero mwene umuntu uwo ari we wese uri munsi y'ijuru kandi uri mu isi uhoraho yaremye kandi yihangiye kuko nta mahungiro mu cyaha kandi nta mahoro y'umunyacyaha igihe kigeze kugira ngo buri wese aryozwe ibyaha bye kandi aryozwe ububi bwe bwamuranze kuko uri mu isi wese udakora ugushaka kw'Imana agomba gushaka ahandi atura atari mu isi uhoraho yahanze buri wese akazirikana icyo akorera mu isi icyo ari cyo kuko hari abigize nk'ibigirwamana kandi bakomeje kwidegembya no kugenda hejuru y'abandi bakumva ko icyama n'agaciro bafite aribo bagomba kubahwa no kuyobokwa kurusha kuyoboka Imana. Uhoraho Imana rero abafitiye uburakari bukaze kandi abafitiye uburakari bukomeye aje kubaryoza ububi bwanyu kandi ubwikunde n'ubwikungahaze kuko kwikomeza kandi kubwo kwishyira hejuru kuko aje kubahananurira hasi y'ibirenge bye. Mube maso rero kandi mwitegure kuko ntawe usumba imbaraga Uhoraho Imana ibiri ku isi byose aje kubiduruvanga kandi aje kubivuyanga kugira ngo asenyere shitani aho yinjiriye aho ariho hose kugira ngo ibikorwa bye bigende neza kandi ashyire ku murongo buri kimwe cyose. Abemera murahirwa kandi abemera mutabonye mugahindurwa n'ijambo rivuye mu ijuru mugakora ugushaka kw'Imana hakiri kare. Haragowe rero abazakwinjizwamo ku ngufu no ku gahato. Ntibizaborohera bizabababaza kandi bizabavuna kuko waje guca bugufi akazacishwa bugufi n'ububasha buvuye mu ijuru azababara kandi hazavunika. Ni igihe cyo guhitura buri wese kugira ngo asubize agatima impembero kandi yategereze atarambiwe kandi yazirikane ko ari ikiremwa kigomba guca bugufi imbere y'Uhoraho Imana isumba byose. Bana b'Imana mwatowe kandi mwazigamiye icyiza ntimugikomereho kuko mbabumbatiye mu rukundo rwanjye rwa kibyeyi nkaba nifatikanyije namwe mu njyana yo kugeza benshi ku mukiro ku mpamvu y'isengesho ryanyu. Ndabakunda kandi mbahaye byose kuri uyu munsi kuko Uhoraho Imana yavuye amasoko y'impuhwe ze hirya no hino ku isi mu kuramira no kurohora benshi bazikamiye mu cyaha kandi bataka batabaza kugira ngo babohorwe ku ngoyi z'abagabye z'umwanzi. Mukomere rero kandi mukomeze kwitanga kuko hari byinshi turi gukorana muri ibi bihe kandi kuri iyi sari ibikorwa byinshi dukomeze gukora kugira ngo benshi bagezwe ku mukiro w'Uhoraho Imana isumba byose. Abarindiriye umukiro w'Uhoraho bazawuronka ariko abakomeje gufunga imitwe babifungiye mu kibi igihe cyabo kirahari cyo kubagezaho ingaruka z'agasuzuguro ubwikunde ubupinzi n'ubwikuze bwabo. Ndabakunda kandi babereye ku isonga ry'urugamba kuko mbashyigikiye kandi nkaba mbatwikirije imbaraga z'ikibazo gitagatifu kugira ngo mwisukure kandi mute ku mitima yanyu muhore murangamiye Uhoraho Imana wabaremye kandi muhorane isuku y'umutima. Roho zanyu zihore zikeye kandi zisukuye kugira ngo muhore mukeye imbere y'Uhoraho nta kinegu kandi nta mwanda muzira ubuhemu. Bifurije umunsi mwiza ntore z'Imana zitaramanye nimukomere mukataze ndi ku rugamba kandi ndabashyigikiye mu buryo bw'uburinzi bwanjye kuko mbacungira umutekano mubizi mutanabizi. Amahoro y'Imana bane namwe ndi Mutagatifu Yozefu utaramanye namwe kandi wifuriza amahoro n'ihirwe mu bwami bw'ijuru. Amahoro ntore z'Imana.